ukuvuga ngo intambara yatera ukajya mu mwobo ukihisha mu ndake, Imana igusangamo ikakubwira ati guma umwo ngumwo n'ubundi nzakurindira aho ngaho. Inzara yatera iyo uri kumwe n'Imana, Imana irakubwira ati mwana wanjye mbona ba bagabo n'abasore mbona bambitswe imyenda batari bashaka, batari biteguye, ngiye kubona mbona bajyanywe aho batari bifuza kujya. Nuko ngiye kubona mbona bagezeyo batangiye kugaburirwa ibyo kurya batifuzaga kurya. Imana irambwira ngo uko niko bigiye kugenda hano imbere, ubwira abagabo n'abasore basenge cyane, kuko ne datuneza amatwi turabahanurira, abenshi nimubyumve, abenshi bigatambuka, nimuzanamenye ko n'iby'Imana yashoje byatambutse. Nk'ubu ngubu ni urugero, twagiye dukunda gutambutsa ubuhanuzi mu itorero rya ADEPR, ndababwira ngo intebe za benshi zirahirimye, ariko ibyo nari ngiye kubizira. Abantu bagusuzugura, ariko hari ibintu bigiye kubageraho bitazakugeraho, uzabona agaciro ko kubaha Imana, nabo bazamenya yuko kubaha Imana ari ukwiteganyiriza. Ubu turabwirwa ibihe bikomeye cyane muri iki gihe cyacu, kandi nagira ngo mbabwire ngo uretse umuntu w'impumye, iyi si iri kwigisha abantu benshi. Abantu bari bazi yuko iyo abantu bageze mu bihugu by'i Burayi baba babonye aho kuruhukira, igihugu kikaba gifite umutekano rwose, nta urikanga isasu, nta urikanga intambara, ariko ugasanga bari muri icyo gihugu babuze iki? Amahoro. Niyo mpamvu n'uyu mwanya yewe urabona abantu bagenda muri iyi si, urumva abantu bari mu bihugu bikomeye ariko babuze amahoro, ariko Imana iguha amahoro mu izina rya Yesu. Uyu mwanya urahura n'umuntu wari ufite imodoka nziza rwose ikomeye, hari igihe kigiye kuza kandi cyaratangiye, kigiye kugerageza abari mu isi bose, ariko ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, haleluya, ngo nanjye nzakurinda muri icyo gihe kigiye kuza mu isi kugerageza abari mu isi bose. Ngo komeza ibyo ufite, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Mwene data, ni ukuri uwo maraya ye kukumara mu imbaraga w'icyubahiro, n'umuntu utakubahaga agiye kukubaha, kubera yuko bari abantu yahaye icyubahiro, uyu munsi bakaba barifashe nabi. Igiye kubacisha bugufi, yongera ihereze ba bandi bari kuyubaha bari mu bukene, bari kuyubahira mu butayu, kubera yuko abo yagiriye neza bamwe bararenzwe, bamaze gusinda umurengwe. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi bajyanwa aho badashaka, mbona bikoreye imitwaro badashaka, mbona bagaburirwa ibyo badashaka, mbona bambikwa imyenda badashaka, mbona mbese aho barimo ibyo bari kurya ntibabishaka. Nuko ndabwirwa ngo abagabo n'abasore basenge cyane, kandi n'abafite abagabo babasengere, kandi ni ukuri n'abashoboye gusenga biyiteho. Mana yacu turagushimye mu izina rya Yesu, habwa icyubahiro kubwo kugira neza kwawe. Wowe Mana yumva abayisenga, wowe Mana itabara, wowe Mana ihindura amateka, wowe Mana inyuranye ibihe, wowe Mana ikura ku cyavu, wowe Mana yica igakiza, wowe Mana itanga ubugingo. Ni wowe ushobora byose, ni wowe ukwiriye amashimwe. Ubane nanjye mu butumwa ngiye gutambutsa, kandi abazakurikira ubu butumwa bose, Mana ni ukuri bazagira umugisha wo gukizwa, wo kwakira agakiza. Ari abari bafite agakiza bakaba baragatakaje, bazongere bakugarukire, kandi abayembayembye ukababura bazongere bagaruke hafi yawe, bongere bagaruke mu bikari byawe, bongere baguhimbaze, bongere bagukorere, bongere baguhamye, izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze rero, bana nanjye kuva nangiye kugeza nshoje, byose mbigusabye mu izina rya Yesu, amen. Turarambura Bibiliya zacu, dusoma ijambo dusanga muri Zaburi ya 91, turasoma n'umurongo waho wa 7. Uyu murongo wa 7 uratubwiye ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Abantu 1000 bazarwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Ni ukuvuga ngo ese ni ukubera iki bitazakugeraho kandi biri aho nawe uri?
nshatse kukubwira yuko umuntu w'Imana atandukanye n'abandi bantu. Hepfo ku murongo w'8 waratubwira ngo uzabirebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'abanyabyaha. Hari ibihembo by'abanyabyaha, hari ibizagera ku banyabyaha bitazatugeraho. Nukuri niyo mpamvu tubabwira gukunda Imana, kandi namwe tubashishikariza gukundisha Imana abandi. Niyo mpamvu nukuri iyi Mana ni nziza. Iyo uyifite mu mitungo ufite, ukaba ufite umutungo witwa Imana muri wowe, ujye wicara ushima Imana, ujye wicara uvuge ngo hari umugisha afite abandi badafite. Naje kubigenzura nkora ubushakashatsi, ndareba sanga hari ikintu kimwe gusa tutajya duhuriraho n'abandi. Buriya ushobora kugira ubutunzi bwinshi ariko ukabuburiramwe amahoro. Ariko umuririmbyi yuzuye Umwuka Wera yararirimbye ngo amahoro Yesu aha abantu ntabwo agira akagero, ntabwo arondoreka, ajya ahumuriza abayafite, nutayata ntabwo wayakurwaho. Burya nakuye mu isomo rivuga ngo ushobora kwiga amashuri ariko ukabura amahoro, ushobora gutunga amafaranga menshi ariko ukabura amahoro, ushobora kubona akazi keza kaguhemba neza ariko ukabura amahoro, ushobora kubona icyubahiro gikomeye ariko ukabura amahoro, ushobora kuba mu igihugu kikagira umutekano, nta ntambara iri mu gihugu. Mbese igihugu, urugero nko mu Rwanda, nta ntambara dufite hano mu Rwanda, ariko iyo uganiriye n'abantu benshi usanga abantu benshi nta mahoro bafite. Bivuze ngo igihugu cyacu gifite umutekano ariko abantu benshi babuza amahoro. Abayafite ni babandi bafite Kristo, bafite Imana mu mitima yabo. Kubera yuko uraganira n'umuntu yakubwira iby'ibihe turimo, ugasanga abantu barahahamutse, ugasanga abantu barihebye, ugasanga abantu barareba hirya aho tugana bakabura icyerekezo, ugasanga n'ubundi abantu benshi barahangayitse. Ariko umuntu ufite Imana muri we iramusanga ikamubwira ngo nubwo uyu munsi uri kubona bimeze nabi, ejo bizemera. Nubwo uri kureba ukabona uyu munsi uri kujya mu buriri ukabura icyo uhereza n'abana, ariko ejo nzaguhindurira amateka. Njya nkunda kubivuga kandi nta na rimwe nzaceceka kubivuga, kubera yuko uyu munsi ni ukuri hari byinshi cyane njya shimira Imana, hari byinshi cyane njya shimira Imana. Iyo ndebye aho nari ejo hashije nkareba naho mpagaze uyu munsi, ndareba nkavuga ngo uko biri kose ibi birama icyerekezo cy'ejo hazaza cyo kuba nahindurirwa amateka n'Imana. Ni Imana ihindura amateka bigakunda. Umuntu ashobora kukubwira ati nzakugirira neza. Urugero se, ushobora kugira bosi wawe ukamukorera neza ukamushimisha, yewe akakubwira ati rwose kubera ukuntu akazi kanjye ugakora neza nzagukorera ibi n'ibi, ariko ejo hazaza bya bindi yagusezeranyije ntabiguhe. Nuko nguko. Ariko Imana ni ukuri ndagira nkubwire ngo we yasezeranyije yuko izagutabara. Reka gucika intege, reka kwiheba. Hari amajwi akubwira ngo mbese ubona bizakunda. Aya majwi yatambukeho, wikomereza urugendo, wizera imbaraga z'Imana. Imana yakuremye ikavugana nawe, izo mbaraga z'Imana aba arizo wizera. Kandi mureke mbabwire, ni ukuri nimureke mu byo tunasaba, dusabe Kristo ngo duha amahoro yawe. Kubera yuko icyambere, hari abantu benshi cyane bagiye bavuga bati uko biri kose dushaka uburyo twagera muri biriya bihugu by'i Burayi. Kavuga ati uko biri kose nimbona ngeze muri Amerika ibyifuzo byanjye bizaba byashubijwe. Ahubwo yagera muri Amerika, niba yarwanaga n'ibintu bibiri, ugasanga atangiye guhangana n'ibintu 80, ugasanga atangiye guhangana n'ibintu 20, n'ibintu 5, n'ibintu mbese biri hejuru y'ibyo yarwanaga nabyo. Ariko iyo uri kumwe na Yesu, waba uri muri Amerika, waba uri mu Rwanda, aho waba uri hose, nabwiye abantu bavuga ngo umutungo witwa Imana ni umutungo wimukanwa. Iyo uri kumwe n'Imana, aho wajya hose muragendana. Ni ukuvuga ngo intambara yatera ukajya mu mwobo ukihisha mu ndake, Imana igusangamo ikakubwira ati guma umwo ngumwo n'ubundi nzakurindira aho ngaho.
inzara yatera iyo uri kumwe n'Imana. Imana irakubwira ati mwana wanjye nzabana nawe kandi nzakugirira neza. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abantu inzovu bazagwa iruhande rwawe. Abantu inzovu, ubundi uyu mubare ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, ngo abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe. Ubundi inzovu mu kinyarwanda gisobanutse ni 10,000. Bivuze ngo abantu 10,000 bazagwa iburyo bwawe, abandi bantu 1000 bagwe iruhande rwawe, ariko ngo uzabirebesha amaso ntibizakugeraho. Hari ibintu bizagera ku bantu batubashye Imana, ariko twebwe Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Imana izabiturinda. Njya kuza kuri kamera z'Amakuru y'Ijuru TV, hari iby'Imana yanyeretse kandi nigeka kuza kubivuga. Nagiye kubona mbona ikibaya kinini cyane, mbona ubwo nabonaga cya kibaya kinini cyari kirimo abagabo n'abasore, ngiye kubona mbona haje abantu b'abanyembaraga, noneho ngiye kubona mbona babajyanye aho bo batashakaga kujya. Bageze aho bajyaga basanga hantu hari imitwaro. Ngiye kubona mbona bikorejwe imitwaro batari biteguye. Ngiye kubona mbona ba bagabo n'abasore, mbona bambitswe imyenda batari bashaka, batari biteguye. Ngiye kubona mbona bajyanywe aho batari bifuza kujya. Nuko ngiye kubona mbona bagezeyo batangiye kugaburirwa ibyo kurya batifuzaga kurya. Imana irambwira ngo uko niko bigiye kugenda hano imbere, ubwira abagabo n'abasore basenge cyane, kuko hano imbere bagiye kwikorera imitwaro batifuzaga guheka, kandi bagiye gutungurwa no kuyikorera, kandi bagiye kwambara imyenda batifuzaga kwambara, kandi ubabwire ngo bagiye kugaburirwa ibyo batifuzaga kurya, ubabwire ngo bagiye kubaho batifuzaga kuba. Imana irambwira ngo umuntu uri mu bwishingizi bw'Imana, hari uko Imana izabigenza, hari uko Imana izabikora. Mwene data uneze amatwi, turabahanurira, abenshi nimubyumve, abenshi bigatambuka, nimuzanamenye ko n'iby'Imana yashoje byatambutse. Nk'ubu ngubu ni urugero, twagiye dukunda gutambutsa ubuhanuzi mu itorero rya ADEPR, ndababwira ngo intebe za benshi zirahirimye, ariko ibyo nari ngiye kubizira. Ariko na n'uyu munsi njya nkunda kubivuga, abangenzeho ngo ibi bintu hanuye mu itorero, n'uyu munsi nababwira ngo mbese ubu muri hehe? Mwabonye ko intebe zanyu zahirimye? Mbabwira ngo nabonye mwicaye ku ntebe z'ibyubahiro, umuntu araza arazihirika, mukajya mugwana na za ntebe zanyu mwicayeho. Uyu munsi byarabacanze, abenshi bakozwe n'isoni. Kubera iki? Byatewe n'iki? Kubera kugenda mu kinyenga cy'ibyubahiro, ngo abantu bari gukorera Imana, kandi ari ibyubahiro bashaka, ari imishahara bari gukorera, atari ukuvuga ngo ni ishyaka ry'umurimo w'Imana. Iyo ngewe nje hano kuri kamera, ntawe mba ndi kuvuga ngo mfite umushahara w'ukwezi, ahubwo ibi bisaba gushora, bisaba kwikuraho imbaraga. Ni ukuri, kubera yuko ibi tuvuga, iyo ufashe smartphone yawe cyangwa ugacana ekara yawe ukareba televiziyo ukareba, ni ukuri wenda ubibona gutyo, ariko kugira ngo ibi biganiro tubagezaho cyangwa se ubu butumwa tubagezaho mubashe kubureba, bidusaba imbaraga, bidusaba igihe cyo kwicara ugatekereza, igihe cyo gushaka uburyo bwo kubona mega zo gutuma n'ubundi bijya ku rubuga. Nuko nguko izo ni imbaraga kandi zihambaye, ariko kuko Imana yadushyize muri uyu murimo, izi ko ibyo byose bigomba kubaho, iradushyigikira. Ni ukuri, tukabona ibintu biremeye, nubwo bigoye tukabona biremeye. Tubonereho no gushimira bamwe na bamwe badusengera, bagapfukama bakadusengera ngo Imana idushyigikire. Tubonereho no gushimira bamwe na bamwe bajya bitegereza bakavuga batari ko nyamara hari ukuri umukozi w'Imana namusunika, n'ubundi bamwe na bamwe bakadufasha mu buryo bwo kubona na mega, tukabona umurimo w'Imana urakozwe. Nubwo rimwe na rimwe uyu murimo w'Imana wo kuri YouTube harimo abantu benshi binjiyemo, ari abo kwishakira amaronko, ari abo kugira ngo n'ubundi bagahisha izina ry'Imana. Ndababwira ngo haracyari abakozi b'Imana bazima, kandi muri abo bazima ntabwo njya nirwa ndi kujya kure no hijya, muri abo bazima nanjye ndimo. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo ni ukuri mujye mudusengera, Imana idushyigikire, kandi twebwe intego twihaye niyo
kubaha Imana, niyo kubahisha Imana. Ntabwo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite guhamya iby'Imana yadukoreye. Kandi nubwo rimwe na rimwe hari abantu benshi bazamutse bakagera ku bicu, Imana yarambwiye ngo babwire ngo ngiye kubamanura, ngiye kubamanura. Imana yaje kunyereka iri joro, mbona abahanuzi yahaye icyubahiro bahagaze neza rwose, bameze neza, ariko ngiye kubona mbona bafite kwishyira hejuru no kwikakaza no kudaca bugufi. Imana irambwira ngo ugende ubabwire ngo ubwibone bukurikirwa no gukorwa n'isoni. Iyo ubanje kugira ubwibone, igikurikira bwa bwibone ni ugukorwa n'isoni. Kandi ubabwire ngo kwishyira hejuru kugiye gutuma isoni zibakora, n'umuntu wabubahaga n'ubundi agiye kubota. Imana irambwira ngo iyo ibarebye ikareba ibyo mwinjiyemo, ikareba uburyo hari abandi baheze mu butayu bari gusenga ngo Mana watugiriye neza, Imana yarabatabaye, ikabaha kwicara mu modoka nziza, ikabaha kuba mu mazu meza, ikabaha gutura mu mijyi ikomeye. Imana irambwira ngo yicuza n'icyatumye ibikora, ariko irambwira ngo babwire ngo isoni zigiye kubakora. Ijambo dusomye riratubwiye ngo abantu 1000 bazagwa iburyo bwawe, ngo abantu inzovu bazagwa iruhande rwawe, ngo ariko uzabirebesha amaso yawe ntibizakugeraho. Hari ibintu bitazakugeraho mwene data kubera ko wubashye Imana. Nubwo abantu bagusuzugura, ariko hari ibintu bigiye kubageraho bitazakugeraho. Uzabona agaciro ko kubaha Imana, nabo bazamenya yuko kubaha Imana ari ukwiteganyiriza. Ubu turabwirwa ibihe bikomeye cyane muri iki gihe cyacu, kandi nagira ngo mbabwire ngo uretse umuntu w'impumye, iyi si iri kwigisha abantu benshi. Abantu bari bazi yuko iyo abantu bageze mu bihugu by'i Burayi baba babonye aho kuruhukira, ariko biriya bihugu iyo uri kumva izo za Dubai ukumva n'ahandi, biriya bihugu byose birimo intambara zikomeye, ni ukuri iyi si biri kutwigisha. Ese wowe ntiwari watangira kwiga isomo iyi si iri kukwigisha? Niba utari waryiga, yewe tuza gatoya imbere gato yagiye kwiga. Hari umuntu wavuze ngo uw'isi itari yigisha, uw'isi itari yakaranga, ibiri kumushakira ibirungo. Nushaka utuze, ndagira ngo nkubwire ngo buriya niba iyi si itari yagukaranga, burya nawe iri kugushakira ibirungo. Nushaka were kwikakaza, were kwiyemera, were kwihagararaho, kuko uyu munsi nababwiye ngo igihugu gishobora kugira umutekano, ariko abakirimo bakabura amahoro. Igihugu kikaba gifite umutekano rwose, nta urikanga isasu, nta urikanga intambara, ariko ugasanga bari muri icyo gihugu babuze iki? Amahoro. Niyo mpamvu n'uyu mwanya yewe urabona abantu bagenda muri iyi si, urumva abantu bari mu bihugu bikomeye ariko babuze amahoro. Ariko Imana iguha amahoro mu izina rya Yesu. Uyu mwanya urahura n'umuntu wari ufite imodoka nziza rwose ikomeye ihenze, ukabona ari kugenda n'amaguru, cyangwa se ukabona ari gutega akamoto. Mwaganira wamubwira ati none se bimeze bite? Akakubwira ati wowe ntabwo urakamenya aho ibihe bigeze, ntabwo urakamenya ibya esasi uburyo buno bimeze. Abenshi bu n'imodoka baziparitse mu bipangu byabo, ariko iyo dusenga Imana iratubwira ati ahubwo akatari kaza kari mu nzira. Ibi ni imyariro, ibyo mubona biroroshye. Ndi kujya ngenda mu mujyi nkabona abantu bari gusunika moto kandi ntabibonaga, ugasanga umuntu arimo arasunika moto, mu by'ukuri esasi yamushiriyeho, kubera yuko burya utari wahura n'inzara aba yumva yuko inzara itajyana. Buriya mu gihe esasi yaguraga makeya, umuntu yagendaga n'ubundi agasuka akajya kuri sitasiyo n'ubundi moto cyangwa imodoka kuzuza, nuko nyine akayuzuza akayagenda n'ubundi yujuje. Ariko uyu munsi ari kureba amafaranga ari gushora kuri esasi, nawe akumva biramucanze. Kandi mu by'ukuri mureke mbabwire, ibi ngibi bifite icyo biri kubwira abantu. Abafite amaso n'abafite amatwi yumva mwumve, kandi abantu bafite amaso murebe kure, kuko imbere aho tugana muzajya mubona ibintu biza bitandukanye, kandi bizaza ni ukuri biri mu impinduka ikomeye ibasha gutuma abantu benshi bajya kure bibaza ngo mbese iyi si
Bibiliya nayisomye irambwira ngo bizageza n'igihe abantu bifuza n'urupfu barubure. Mu by'ukuri rimwe na rimwe abantu babonaga agace kamwe kabangiye bagahungira mu kandi, ariko hari ijambo nasomye mu byahishuwe. Mu by'ukuri ijambo ryo mu byahishuwe ibice byaho ni 3. Reka turisome turivugeho ubundi tugire mu mwanya wo gusenga Imana. Byahishuwe Yohana ibice byaho ni 3, hereye ku murongo wa 7 haranditse ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti, wera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore shyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Hari igihe kigiye kuza kandi cyaratangiye, kigiye kugerageza abari mu isi bose, ariko ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, haleluya, ngo nanjye nzakurinda muri icyo gihe kigiye kuza mu isi kugerageza abari mu isi bose. Ngo komeza ibyo ufite, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Mwene data, ni ukuri uwo maraya ye kukumaramo imbaraga. Yewe mushiki wanjye, neza amatwi, ni ukuri ndagira nkubwire ngo uwo mutamutwe w'umugabo uri kuza gushuka kandi afite umugore, wikumva ibyo akubwira, arimo aragushukisha amafaranga. Nigeze mbona icyapa ngeze Rubavu cyanditseho ngo uwaguha amafaranga yose ushaka ariko ukabura ubuzima, byakumarira iki? None se arimo aragushukisha amafaranga, ako ni akamanyu k'umutsima. Wikwemera gushukwa n'akarimi ke, wikwemera kumva ibyo akubwira. Hari ijambo riri mu rwandiko rw'Abakorino ritubwira ngo kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Kwifatanya n'ababi ni ukuri biri kukononera ingeso. Hari abantu benshi bihana uyu munsi bakihana ubusambanyi, ariko kubera inshuti mbi bafite, ejo ukongera ukumva bongeye basambanye. Umuntu akaza akabwira ati rwose ndi kwatura ibyaha, ndi kwihana kunywa inzoga, ejo ukongera ukumva yongeye yagiye kunywa inzoga. Kubera iki? Inshuti mbi. No mu bintu bitumye udindira muri uru rugendo ukaba umeze nk'igiti cy'ingwingiri, harimo n'inshuti mbi. Imana ikurinde inshuti mbi mwene data. Inshuti mbi zidindije abantu, inshuti mbi ziheza abantu mu butayu, inshuti mbi ntacyo yakumarira, inshuti mbi nta hantu izakugeza. Ariko uyu mwanya ni ukuri haranira no gusenga Imana, wibwire ngo Mana, nyeneye inshuti nziza, nyeneye inshuti y'umugisha, inshuti isengera, inshuti yakumva ikibazo cyanjye, shobora kubwira ngo mfite ikibazo, ikababazwa n'ikibazo wahuye nacyo. Naho ya nshuti yo kuza n'ubundi iri gutata umudendezo wawe, yarangiza ikamenya uko urya, ikamenya uko uryama, ikamenya uko uvuga, ikamenya uko uteka, yarangiza ikajya kukwandagaza muri rubanda. Mbese ya nshuti ikoshya gukora ibyaha, izo nshuti rwose twagiye tuzigira, izo ntazo dukeneye. Njya nkunda kubwira Imana ngo no mu buzima bwanjye izo nshuti uzindinde. Udindijwe mw'ubu butayu kubera inshuti mbi, ariko Imana niguha inshuti nziza, mbese iyo nshuti nziza izaguha umusada, iguhuze n'igisubizo cyawe. Kubera yuko magingo aya hari ibyifuzo byacu byagiye bisubizwa kubera ko twagize inshuti nziza. Inshuti nziza zikaduhuza n'abantu n'ubundi bazima bataraba kudutera stress. Imana iguhuze n'inshuti nziza. Yewe mwene data, tugiye gusenga Imana, ariko ngo dore shyize imbere yawe urugi rukinguye kandi nta muntu ubasha kurukinga. Ni ukuri ngo nubwo ufite imbaraga nkeya, ariko witondera izina ry'Imana cyangwa se witondera ijambo ry'Imana. Ntabwo ujya wihakana Imana ngo ba bandi biyita abayuda nyamara atari bo.
ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Bagiye kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye ko Imana yagukunze. Uyu munsi uri isuzugurwa. Icyo ayo magambo asobanuye, arasobanuye ngo Imana igiye kuguha icyubahiro, n'umuntu utakubahaga agiye kukubaha, kubera yuko bari abantu yahaye icyubahiro uyu munsi bakaba barifashe nabi. Igiye kubacisha bugufi, yongera ihereze ba bandi bari kuyubaha bari mu bukene, bari kuyubahira mu butayu, kubera yuko abo yagiriye neza bamwe bararenzwe bamaze gusinda umurengwe. Ariko Imana nyiri ijuru n'isi igiye kukugirira neza. Ca bugufi usenge, wihangane, yagusezeranyije umugisha nta kabuza. Nubwo imyaka ibaye myinshi iryo sezerano rifite, ariko umugisha w'Imana ugiye kuwubona. Kandi hano imbere nubwo tugiye kwinjira mu bihe bigoye, nkuko nababwiye ngo abasenga, abafite abagabo musengera abagabo banyu, abafite abana b'abahungu mu basengere, mbese kandi n'abashoboye gusenga biyiteho basenge, kuko hano imbere soza nsubiyemo iri yerekwa nabonye bajyanwa aho badashaka, mbona bikoreye imitwaro badashaka, mbona bagaburirwa ibyo badashaka, mbona bambikwa imyenda badashaka, mbona mbese aho barimo ibyo bari kurya ntibabishaka. Nuko ndabwirwa ngo abagabo n'abasore basenge cyane, kandi n'abafite abagabo babasengere, kandi nukuri n'abashoboye gusenga biyiteho. Mureke dusenga Imana, ariko nyamuneka nukuri mugarukira Imana. Abasambanye rwose mwihana ubusambanyi, abagiye kunywa inzoga mwari abakristo rwose mugarukira Imana, muve mu businzi, kuko iyo nzira niyo kurimbuka. Mbese abagiye mu bujura mureke ubujura bwanyu, abagiye mu bubeshyi, abagiye guteka umutwe, ibyo byose, n'abagiye mu butinganyi, ibyo byose mubivemo, kuko iherezo ry'isi ririmo riragera. Kandi nukuri iminsi mibi irimo iragenda isatira iyi si yacu. Buri muntu wese agiye guhemberwa ibyo yakoze, kandi nukuri niba warakoze ibyiza uzahembwa ibyiza, ariko niba warakoze ibibi iherezo ryawe nukurimbuka. Ibihembo byawe nukujyanwa mu muriro utazima, umuriro w'iteka ryose, ugahora ubabazwa iteka ryose, uhora uhekenya amenyo, niko Bibiliya itubwira. Ariko uyu mwanya uhawe andi mahirwe kuba wumvisha iyi message, ongera uhindukire. Nukuri Imana irakubabarira, yicaye ku ntebe y'imbabazi. Nukuri kandi nukuri mukora umurimo w'Imana. Mu butumwa nababwiye ubushije, nababwiye yuko hano imbere tugiye kwambutswa n'imirimo. Mukora imirimo myiza, mufasha abashonje, mufasha abababaye, abatagira icyo kwambara mubambike. Mwebwe Imana yahaye umugisha, mushyigikira umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana urushaho kujya mbere, ubwami bw'Imana nukuri tubushyigikire, kugira ngo ingoma y'Imana nukuri irushaho kwamamara. Kuko icyo namenye cyo nukuri, iyo tureba izi ngoma zo mu isi dusanga zifite abantu mbese bazishyigikira, abahanzi bahanga indirimbo zo kwamamaza ibihugu byabo. Ugasanga mbese buri gihugu gifite abahanzi bakiririmba, buri mu perezida nuko gutyo mbese nuko. Ariko natwe twibuke ko dufite Imana ikomeye. Nukuri iyi Imana munyemerere muri iyi minsi turusheho gukora ibishoboka byose, kugira ngo icyubahiro cy'Imana cyavuye mu bantu, turebe uburyo twakongera kugarura icyubahiro cy'Imana. Abantu bongere bubaha Imana, abantu bongere bamenye Imana, kandi Imana izadukoresha ibitangaza. Abarwayi bazakira, abantu badafite uko babayeho Imana izakora ibitangaza kubwo gusenga Imana, kuko ni Imana ishobora byose. Reka dusenga Imana. Ariko ijambo twari ryatubwiye ngo abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, abantu 1000 bazagwa iburyo bwawe, abantu inzovu bagwe iruhande rwawe. Ubirebesha amaso yawe ntibizakugeraho, hari ibitazakugeraho kuko wubashye Imana. Inzara nishaka itere, ibyo birayireba. Imana izangaburira, kuko yavuganye nanjye yuko izangaburira. Nubwo bikomeye sasi ihende cyangwa ihenduke, Imana yambwiye ko nzatunga imodoka, nakabuza byanga bikunda igihe nikigera nzayitunga, kuko ni Imana itabeshya. Yampaye perime ndayicaranye, ntabwo yampaye perime rero yo kubika mu mufuka gusa, ahubwo igihe nikigera izama imodoka nanjye ntware. Ni ukuvuga ngo rero ibikomere cyangwa byorohe, Imana izagirira neza abantu bayo, kuko ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ni Imana itajya ibeshya, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Reka dusenga Imana. Birashoboka yuko
ushobora kumva waduhamagara tukagufasha gusenga, ni ukuri kandi nicyo twahamagariwe. Nimero ni 0785452236. turayisubiramo, ni 0785452236. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye ko uduhaye gutambutsa ubu butumwa. Nyiringabo Imana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ntacyo waduhaye, ntacyo twavuga, ariko kubera yuko washyize amagambo yawe mu kanwa kacu, ibyo waduhaye kuvuga turabivuze. Nyemerera rero ubu butumwa ubugeze kuri bene data bari hirya no hino, Mwami Imana, kugira ngo barusheho kumva icyo bashaka. Kandi Nyiringabo Imana, turasenze kugira ngo umwuka wera arusheho kwinjira mu mitima ya benshi, kugira ngo basobanukirwe, bumve imvugo yawe, bumve icyo uvugana nabo. Kandi abinangiye umutima, Mwami Imana, bakuremo kunangirwa kwabo, ahubwo Nyiringabo Imana, ijambo ryawe ribemeze icyo bakwiriye gukora. Ijambo ryawe ribemeze, Mwami Imana, kugushakana umwete. Ijambo ryawe riravuga ngo mbese umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo. Abari barayobye n'abari baragiye kure yawe bose, Mwami Imana, bongere bakagarukire. Kandi abari mu butayu, Mwami Imana, wubukure dosiye yabo, wibuke icyo wagiye uvugana n'abantu bawe. Soza amasezerano, abarwayi ubakize, abashonje bagaburire, abatagira aho kubaha amazu. Nyiringabo Imana, ni ukuri hari ababuze akazi nabo ubaha akazi, mu izina rya Yesu. Buri muntu wese umwiyereke mu rwe ruhande. Kandi turasenze kugira ngo impinduka iboneke ku bantu bubashye izina ry'Imana yacu, kugira ngo izina ryawe rirusheho kwamamara. Urakoze rero Mana, turasenze kugira ngo uzagirire neza abantu bawe, kandi ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bizakomeze bigwiriye mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Shalom, shalom.